Farida hari ijambo yavuze. Ese Farina mwibarize. Reba hano. Urabona imyaka mfite njewe. Urabona ngikeneye kurongorwa. Urabikeneye? Mbikeneye gute? None niba uruhinja rungana kuriya n'imyaka ufite wenda usibye yuko ntago navuga ngo kuba ufite umwana muto waciye igihugu amabere cyacinga amabere uracyari umugore ukiri mwiza pe. Uracyabe unaberewe no kurongorwa mbese reka rero nako nkubwira. Nago mbiberewe. Niwo biberewe kuko ari wewe wanwariye umugabo. Sibyo? Erega kuba. Na umva mbanze nkubwire. Umva mbanze nkubwire. Nago mbiberewe. Njewe nararongowe. Kurongorwa ukeneye iki? Umva nyine. Kurya gusa ayo mavuta. Umva nkubwire nyine. Amazi unywa n'indi uzaye kuvomamo. Amavuta ubu ni amavuta mfite. Sibyo? Ubu ni amavuta mfite. Ubu ni amavuta umva nyine. Ese wanyumvishe umva banze unyumve. Ubu ni amavuta mfite. Amavuta ari iwawe wowe usiga icyo gikara cyawe kugira ngo ubone ko kinoga. Sibyo? Njewe ubundi banyitaga buto budashira. Ubu ndashaje. Iyi niyo sura yanjye mfite. Yego yo gusaza. Urumva? Nagira ngo nkumenyeshe ngo rero wowe ugikeneye kurongorwa sinzongere kumva uri kunaranga kuri kamera ngo nyeneye kurongorwa. Icyo nyeneye yuko aza kanderera. Umva nkubwire. Nge ntago mbikeneye narabihazi. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha. Si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira. Agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe. Atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura kandi abantu bahumanyijwe. Atirika amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi. Akoresha imbaraga z'abakurambere. Akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Bayi kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'isanzwe. Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye. Mwese ndabasuhuje. Nshimira ko nama n'ibitekerezo mugende mwandika muri comment. Abantu mwese mwandika comment kuri buri kiganiro twakoze. Ndabashimira kubera ko ni benshi mugira inama kandi inama mubagira benshi barazikurikiza zikabafasha. Ndashimira namwe mugenda mufasha abantu bagiye batandukanye mu bufasha bwo kugira ngo abantu bashe kubaho. Namwe ndabashimira Imana igisubiza aho mukoye. Uyu munsi rero ndi gusaba Imana ngo umunsi tuganira amahoro bitewe n'abantu turi kumwe. Ndi kumwe na Farida na mama wase. Mama wase yarambwiye ati ndashaka kunjyana kwa Farida nkareba umugabo wanjye. Ariko nyuma y'ibyo ngemerukana na mama wase ambwira ko na papa wase tuvuganye ku mugabo atubwiye ko agiye gukemura ibibazo byose ko bagiye kubana nta kibazo. Ariko natunguye no kumva ambwira ati ndashaka ko tujyana kwa kureba Farida nkajya kureba umugabo wanjye. Ariko twasanze umugabo adahari. Reka mbanze mbahe ikaze hanyuma ibindi byose bitwicaje hano muraza kuza kubimenya. Farida tuguhaye ikaze nanone. Murakoze cyane. Umeze neza. Umeze neza. Ariko muri iyi minsi uraryoshye imyenda uri kuguhahira. Ni isoko bisanzwe. Mama wase wirakara ariko. Waburakaye kare n'ukuri ariko tugitangira. Nisubu ni burakaye tutaranavuga ati turagusuhuje. Ubu turamara iminota 10 wabaye. Iri kumwe na mukeba natuze. Ariko ubu Farida gutera ubwoba. Nta nubwo nkanga ntabwo sinzi impamvu ugiye mutera ubwoba. Yego mukeba bari mukeba nikabura. Ariko ntabwo yagutera ubwoba wowe ni uri niwe mukuru niwe mfura ku mugabo wawe. Mfura ye? Umugore mukuru. Uko twabivuga. Rero bagakwiye kubutagira ubwoba Farida nakagutera ubwoba.
nubwo umugabo agenda nyine akazenguruka ariko ngakunga gakuze niko karyoshya imboga amakuru urushaho kuba ukiziryoshya ahubwo umugabo atabizi we nta makuru ufite nta kibazo umeze utese ndaho ukonje cyane se ndamenya noneho duhera he mbona ukonje cyane ubukonje bwanjye bundekere kuko nibwo mfite uzajya uhora ukonje rimwe na rimwe rigara igihe twirengagiza ibibazo arega hari igihe nashyushye mu minota mike mpita nkonja unyihanganire rero unyihanganire kuba nkubwiye ngo ngeza kwa Farida ntabwo nkubwiye ngo ugeze kwa Farida kuko nishimye sibyo noneho waza nkubwiye ngo ungeze kwa Farida kuko nari nkeneye Farida ko nkubwire n'ibyambayeho umugabo yaje iwanjye rwose ibintu byabaye ni byiza cyane umugabo yaramuhahiye bimeze neza nibyo yashaka kubwira siko bitangura ntabwo ari kwitanguranwa nuko ngiye mbizi ntuzahaza se nibyo twaba twavuganye kandi yambwiye ko yabikoze nanjye bushize n'umugabo yarabimbwiye na Farida umugabo yahashye kahunga umuceri n'ifu y'igikoma ngayo nguko rega ni n'ibisanzwe ahubwo ngiye byaranantunguye kumva uyu nguyu ari kuvuga ngo nta kintu umugabo amufasha ngo yiririre hanyuma mama wase nagira ngo tubwire hanyuma se izo kahunga n'imiceri nizere ko noneho mu rugo bimeze neza ari amahoro ahinda abana barya banywa igikoma nta kibazo kumera neza ntago imeze neza niyo mpamvu nakubwiye ngo nanjye bura wabimbwiye nibaza ikibura nzi ko umugabo ambwiye ko yasize akemuye ikibazo nego ko nanjye Usko amafaranga yajyanye nta n'atanu yagaruye uzi ko ibintu byose yabikemuye mama wase uziko namugutumyeho ukamunzanira neza tukaganira nkamubwira ikibazo nari mfite agahinda nari mfite warakabonye ariko yarakubwiye ngo ibyo turabyikemurira njyewe nawe arasigara ngo ajiwe sibyo okay kuziwe rero narabibonye umwana yaje amubaza Minervari ambwira ko agiye kuvugana na directeur w'ikigo akishyura Minervari mubwira amata y'umwana mubwira igikoma cy'abana mubwira guhaha kw'abana urumva mubwira guhaha kw'abana ibyo byose nta na kimwe yigeze akurikiza twagiye mu cyumba nk'abantu tugiye kuganira ikibazo cyo mu rugo nk'umugabo wari warataye urugo agarutse mu rugo kubera ko yakorera kubwiye ngo hari ibyo atagomba kuvugira kuri kamera n'ibyo agomba kuvugira mu cyumba ageze iwe by'ibanga iryo ni ryo banga yari afite rero twagiye mu cyumba mwakiriza ibyo yari asanze mu rugo ibyo nayo nahashye turateka ndamugaburira tujya mu buriri turayiryama n'abana ese yari kurara hanze kandi ari umugabo waje iwe ntabwo byari gushoboka kandi nari nkeneye kuganira nawe hari ibyo yari yaguhishe kugira ngo njyewe mbone birangize nk'umugore n'umugabo menye ibyo turi buganire umugabo rero 11:00 zageze asohoka mu nzu mu gitondo kare na kawunga na fu y'igikoma na sukari n'ishuri ry'umwana yamusezeranyije ntago yigeze ayishyura murumva ibintu abyinjiza mu nzu yarafite yaranyereka ubwo yabizanye iwawe sheri iwanjye se iwanjye ubwo ni wawe yabizanye none se ubwo yarayabyuka itaha umunsi uhamusiga yararaye 11:00 ndakubwira ngo yarasohotse mu nzu agiye ntago yagarutse hanyuma ibyo byo kurya yarabihashye nabyo kandi nkubwira ko nabyo yahashye komeruka amagambo mwavuganye nanjye nzi yuko ndi umuntu w'umugore ugiye kuganira n'umugabo nuko byagenze ukomeje kwigorana niba umugabo azaza akambwira ngo yahashye umugore ngumva ngo ntiyahashye kandi njyewe bwanjye mba nemeye nkanikoramo rimwe nkavuga ati hahira abana batazagira ngo uko abantu babibona kuri kamera ni nako biri twebwe niba tuzi ukuri mu mutima wacu ko amafaranga ajya ku bana gusa yagiye yambwira ko amafaranga yashyiraye ubwo bivuze byose yatubwiye nta na kimwe yakoze nta na kimwe yubahirije inshingano zacyo none se uriya musore nabonye ari kumubera wiwe mu mafoto yanyeretse yungana kuri ubwe niwe witeruye akawunga muri boutique ngiko nambwe ati wari uhari yarafotoye byose aranyereka
ikiza bra telefone imana umuzungu wakoze telefone bwo yaranakoze yifatiye video y'iminota 3 barimo barahaha bahashya bishyizeza nose ubwo wa mwana mungu yarabiterajya kubijugunya mu gishanga yarabize ni wanjye yarabiteruye se abishyira abihereza umuhungu ni Minerivare yaramwishyuriye se amubwira ko aje na birote kuko yari umwana atariye se yafata gute mu mutwe hanyuma se mwarimu akamubwira ngo nariye ngo taha ibyo bibaho nanjye ubwo biranshobeye papa wase ibintu byose ari ukubeshya rero araho ngaho nanjye yaba mbese kandi ubwo ramutse tubeshye turi babiri yaba ari kwishyiraho umusaraba nawe ubwo atazabasha kwita ahubwo wowe wagashyize ubwenge bwawe ku gihe gute se ubwo ugashyira mu gutekereza nimba yakubwiye ko aje kumahira sibyo ayo mahaho n'abana nibayabone ibyo yavuze ko aje guhaha yemeye n'imbere y'uwo namutumyeho n'imbere ya kamera akambwira ngo ndahaha nta kimwe kinjiye mu nzu iwanjye ko nzi ko n'umwana ngiye bwanjye namwiboneye ni ukwenda nta muhamagara bari mu kazi umwatinyereza uramwana amuhobera yakubwiye yuko se ari umwana wanjye agenda aramwiboneye kuri kamera arimo aramuhobera ati papa bite nsigaye uba hehe kaza gusuhuza abantu babonye ikiganiro biracanganye simbizi ngiye ngo nanjye byabyiza none se ubu ngi nari nzi ko ibintu bimeze neza yaguhaye amafaranga abana nta kibazo none urikumva ko harimo utundi tuntu kuko no kuri amafaranga ndumva yakoresheje yanditseho 90,000 kuko ashaka no gusiga ngo niba ngara amafaranga ngo yiki sinzi ibintu yansobanuriye bitari ngombwa kuvugira imbere ya kamera aracyari urugendo rurerure nako muracyafite urugendo rurerure nge nta bimvunira ubwonko none ubwo se nje kwirirwa nashyushya ubwonko umugabo niba twakumvikana ko agiye guhahira abana ntabahahire umugore ati ntiyabahahiye nge nkakomeza nkatukwa n'isi yose nuki nziga ibintu ndamuretse hanyuma se ndamuretse uriya mama wase waruje kumushaka wamushakiraga iki nubwo ikintu namushakiraga ni uko imbere ya kamera yambwiye ko atashyiwe cyane twari duhari ambwira ko agiye kwishyura abana amashuri ambwira ko agarutse kurera abana be ibya Farida ndi bubyihorere nyuma yabwo rero naje kubona kuri kamera yasubiranye na Farida kuko yayiryamye atayiryamye abyuka saa 11 ahita agenda nyuma yo kuva iwanjye nibwo nabonye bongeye gusomana bwa kabiri numva aramubwiye ngo sheri reka urumva Farida hari ijambo yavuze ese Farida mwibarize reba hano urabona imyaka mfite ngewe urabona ngikeneye kurongorwa urabikeneye mbikeneye gute none niba turinja rungana kuri n'imyaka ufite wenda usibye yuko ntago navuga ngo kuba ufite umwana muto waciye igihugu amabere cyacinga amabere uracyari umugore ukiri mwiza pe unaberewe no kurongorwa mbese reka ari nako nkubwira nago mbiberewe niwo biberewe kuko ari we wanwariye umugabo sibyo na umva mbanze nkubwire nago mbiberewe njewe nararongowe kurongorwa ukeneye iki umva nyine kurya gusa ayo mavuta umva nkubwire nyine amazi unywa n'indi uzayakuvomamo amavuta ubu ni amavuta mfite sibyo ubu ni amavuta mfite ubu ni amavuta umva nyine ese wanyumvishe umva abanza unyumve ubu ni amavuta mfite amavuta ari iwawe wowe usiga icyo gikara cyawe kugira ngo ubone ko kinoga sibyo njyewe ubundi banyitaga buto budashira ubu ndashaje iyi niyo sura yanjye mfite yego yo gusaza urumva nagira ngo nkumenyeshe ngo rero wowe ugikeneye kurongorwa sinzongere kumva uri kunaranga kuri kamera ngo nkeneye kurongorwa icyo nkeneye yuko aza kanderera umva nkubwire njye ntago mbikeneye narabihazi kubw'imyaka mfite nkeneye yuko aza kanderera abana urumva wowe rero ugikeneye kurongorwa genda urongorwe uzangara nk'uko nangara uzabona nk'ibyo ndi kubona sibyo ni ukuvuga ngo urarinda umbwira gutyo
ngo umugabo ngo igikaranga ibiki n'ubundi ushize warambwiye ngo sinzaheka sinaheka sibyo ngaho njya rumwisubiza n'ubundi mugabo ndi guhereza amafaranga akaza ngo aje guharira abana akambwira ngo ukavuga ko ugira inzika nayigira uzi gutwita amazi cyangwa warangiza ukabyara ariko hari umwana nunamubone ibyo bintu warabishyira mu mutwe ukabyumva ko bibabaza byo birababaje n'ubundi azakore n'ibindi yarabikoze kandi uri kukumva kuko na mu kiganiro cy'ubushize yaravuze ngo naryoherwa by'iminsi mike ngo bizarangira sibyo na mukanya arambwiye ngo ni wowe ugezweho uzaruha nk'urwo narushye ndarinda njya kurura ku myaka jewe mfite kubera iki namuretse ubwo nkamuguharira ibindi ndanikururiza ibibazo mu buzima bwanjye iteka byose hejuru y'umugabo sinaguharira nkavuga ngo ndamuretse burundu harakugarukiye byose bitaranambaho Fari ariko ibyo ubwo muzanabireka umva Fari icyo ushaka niki uri kubwira Farid Fari umva rero ikintu ushaka ubu kuri iyi saha nta kintu ufite Ucyumva ko ntacyo mfite nta kintu ufite kuba nafite umwana w'umugabo wawe bisobanuye ko wabwirwa n'icyo mudatagiye n'undi kujyamo ntabwo bindeba umva ngiye icyo ndi kugusaba yaba yagiyemo yaba atarajyamo ibyo ntabwo bindeba icyo nshaka urumva ufashe nta kibazo icyo nshaka ni umugabo wanjye urumva akaza akanderera abana Okay aho ndakunda nta kintu ndi kugusaba kuko icyo warataga ntacyo ufite ndashaka ko umugabo wanjye azakandirira abana ese kibaye cyarasubiyemo ra ibyo ntabwo bindeba cyereka n'ibiswabona wanayiziye ngo kibaye cyarasubiyemo kandi kuba ntabyarira umugabo wawe ngo mugerere narakubwiye ngo ntabwo bisobanuye ko narakubwiye ngo uzabyara umbajije ntabwo wigeze uza kumbaza niyo mpamvu byagenze kuri icyo nshaka rero kuri iyi saha urashaka umugabo wawe shaka umugabo wanjye akaza urashaka umugabo kuri izi saha umugabo wawe ndamuguhaye sibyo ariko nawe mufite n'umusore mukuru nawe yaza agasimbura se iki agasimbura se hari yibego Sefa ushaka kurya umwana nasize none ufite umusore umwana wanjye none ceceka umwana wanjye asangire ku mugore wa se babaye barasangiye babibwirwa n'iki byose umwana wanjye natwisa amezi 9 watwisa amezi 9 uwo mwabanye se mbere y'ayo mezi 9 akaza ku mugore wa se none aba yarahaje se ese Fari ibyo bintu nawe wicaye witeguye yuko nyirabukara wowe kuri inzobe byagufashije usibye ko tuguta nyine wamukurikiye hari kukugurira habaye iki utuvuga ndani sanzwe nitsi abantu barabizi none se Fari ayuzi ko uri kuvuga urakina uri kwiganira ariko ntago uri nyumva kuganira ko nawe wasaze nk'abanira iki arashaka umugabo afite umwana w'umusore shaka kurya umwana nasi umva ku mwana wanjye nirimbi nimva bagushyinguramo nirimbi bagushyiramo wagaruka ntabwo yakubona umwana wanjye ubwonko bwawe ntibashobora gutekereza ko washakana n'umugabo umwana w'umugabo wawe mwaryamanye mwana ho reka mbwira abantu badukurikira nawe uri kucyumva ni umwana wanjye aha kugira ngo mbane na papa uza kubana na mukase nuriya musore wabo mwabonye muri komete muzambwire nzabane n'umusore cyangwa nzabane wabanye n'abandi kabagabo baharari benshi ukareka bagiye kwangarira handi hari wagutumye none ngo umwana wanjye nabanye na se urabizi waramutse wowe narambwiye ngo ni muto uramwana uretse utarambera n'ubwanwa umwana wanjye asimbure se isaze mu matako yawe n'umwana wanjye aze mu matako yawe yego rwose naragenze ndabona matako yawe ntukayandarike nikoze n'abana b'imyaka 18 baze bayinjiremo baranyishe cyangwa uri dayimoni ngende umujije ibyangombwa nta byangombwa ufite ndabyuza ahubwo nta byangombwa ufite ushobora kuba nari mukeba kuko ugiye kuba mabukwe ushobora kuba nari mukeba ugiye kuba mabukwe mwatse umugabo ngo ushaka n'umwana wanjye urone ube nyirabukwe urukumva iyo foto nyoko ese ubwo ubundi nagushingura he ku mwana umwaye umugabo uje no kuntwara umwana ibintu bikagenda reka nkubaze aho kugira ngo sibyo tuganire katwirengagiza ibi biri kure ariko ku mwana ushyire hasi ntaribi ugiye kukubaza unsubize sibyo ku mwana no ushyire hasi
nguhitishijemo kano kanya hakubwira ngo ari papa wasi n'umuhungu wampande naguha papa wase yamenyereye ubwomanzi ariko numbwire ngo rero mundekere umwana wawe gumana umwana wawe muhaye maraya ya papa wase nako muhaye indangamirwa ya papa wase umwana wanjye papa wase akuze we Farida n'umwana wanjye aze nawe murarane rego ndi iryoshye uburyoshye waryohaye umugabo ushaka kuryohera n'umwana we icyo cyoshyemo ni igiki ubu nawe mwana mutoya ubwo buki ufashe papa wase ukaba ugiye gufata n'umwana none katagiye ahandi ubwo buki ushaka kumvisha umwana na se ni buki nyabaki soni ahubwo guma hamwe ariko wagize wereka imana ahubwo nshobora kuba mfite hari umuntu wakuntumye akakubwira ngo uzaze kwa papa wase uriya muryango uzengereza kwa papa wase ibintu biryoshye nakuntu yaba aryoshye umwana byari umwana ubizi nizere ko wiganiriraga iby'umwana bitari muri gahunda byo nashyire hasi ariko byo reka ntukarye ibigugu ngo wikuze umuteja ikintu bita ku mwana ega ibiri ibigugu ugera igihe ukakena kurya utuntu tworoshye amenyo yarasaze nyene utuntu tworoshye nyene utuntu tworoshye jya gushaka dodo ku muhanda rero naho umwana wanjye ntabwo urakuze wigumanire n'umusaza niba ushaka kugisha kuri aya musaza mukomeza umukutane mutagize mbese ukute gusabye umugabo wanjye ngo azorera abana nurangiza umbwire ngo nimba ugiye kuba umugabo nguha umwana wanjye nabyaye erega wanarwara indira ko mu twe twabyumvikanira nk'abantu bagowe amambere kandi ibi bintu narabivuze amambere waravuze ubushize ngo mama wasenga akeneye ngo kurongorwa ndakubwira ntuyira n'umumama ukuze ngo kurongorwa n'umumama ukuze babarinze bafite idakeneye gukamura icyo mwakira umugabo wanjye wamwinitse kumukwaka ngo azarera abana nabyaye njareke kundera kuko mfite abandeze narera abo yabyaye none mvutuje wandeke mvutuje uramukamurira none bikumbwira ngo ngohereze n'umwana wanjye reka izi ni burage na buraga ko uriya mwana ntabwo ari umuntu wanjye mu maguru ikitonderwa tansiyo ku mwana no ibyo ndabyumva sinongere kubyumva ese yuma tansiyo uwanjye ahari ubu ndahetse cyandi konsa kucyumva ko nakugirira impuhwe ndinda nguha tansiyo wawe ahari wowe wamufashe ute kankubaze nyine wamufashe ute uko washakaga ko mufata nyine wawe wamufashe ute uko washakaga ko mufata ahubwo wowe guma hamwe uko nashakaga nicuke ko nje nkayifata amajoro mwaraye se nicuke ndaje gifata nkwereke yuko none ariko uri kwihimura no guhimana kagiye kubana iyo umuntu agusuri ukamwereka ko nta kibuno ufite arakumenyera nanjye ndaje nkwereke yuko ese ubundi fari ari nawe ari nge nari ndi wasuriye undi wewe waransuri uranyinjiriye unwariye umugabo abana banjye ubicishije inzara none uraje ati nimba nyatse umugabo we ariko avuze ko yikiniraga ariyo mahirwe reka mfate n'umwana ku mwana nawe rwose mwakabyarana hariya ni ukukuzingazingira mu mufuka bakanaga muri ntozi umurambo wanjye nawe wabona n'irimbi nani ryo baza abagabo barahari fari benshi n'utari uriya wabona undi umwana taramera n'utwana uzigiye nahanganiye nabo hano sabagabo benshi bagira uzi nihangayiko nahanganye n'abahangaha ise wamujyanye mupfumbatanye muri kujya buki ngende kujya buki budafite umutwe n'ikibuno hano ndi kurirana n'inzingo n'abana bari kunwigira yewe ni inzingo koko waranye ariko umubazi yasanze nta ruzingo rurimo ngo byivugiye ariko ngo ni inzingo ngo uri kurirana n'abana we ari muri buki we nawe none nurangiza umbwira ngo cyari cyo gihe cyanjye kumereza umugabo ufata umwana wanjye cyari cyo gihe cyanjye wowe kiriya gihe cyawe cyararangiye rero guma hamwe dusangire cyangwa se umugabo n'uwawe usangira we yarashaje agusigire uri umwana sigira rwose ihangana utsigire none ufashe n'umwana oya umwana we byari brag ariko umugabo we guma hamwe tumusangire bitabaye ibyo nakwica wase ujye gutwara babandi kutavuga ko bajya hari umugabo urumva natwaye ibintu birangoye nakubwiye yuko nyene umugabo ngo arera abana be ntabwo urumva hari umuntu wavuze ngo mama wase yatwaye umugabo w'abandi sibyo so wacyumva gute ukora amahano yawe n'imyaka ufite n'ubwo buvuta wisiga bwanze no kumfata mubwira guhindurisha ase agutana inzobe isa gutyo ubundi nta kindi kibazo kiri kerike pa ufite nashatse ndi buto budashira wari buto budashira none se kankubaza inzobe wari ufite niyo ufite kuba wazana iminkanyari nta n'iminkanyari uraza noya nta niyo uraza hari n'umuntu muri comment wateye comment aravuga ngo ako n'ibiganiro byashize bya mbere
oya nako ntabwo biri ngombwa cyajya uvuga cyangwa ukabireka ndabiretse nuzo wavuga urikanasha hari umuntu wavuze ngo nako ndabiretse ubwo hari impamvu nongoza n'abandi bantu bagakora ibitari ngombwa cyangwa bakandika ibitari ngombwa ntabyo bandika ibyo bumvise wa muntu we buriya iyo ibyo iyo tuvuga baba babireba baba babyumva rero nabo batanga comment bakurikije ibyo bumvise ahubwo ikintu kiriho niba Farida waranze kuvuga ati reka ndeke wa mugana umuntu yubake nawe ukabushaka kubaka ubwo muzumvikane cyangwa umugabo simbizi nje namubwiye ngo niba yemera yuko tumusangira ibyo birakunda kumya kuvuta akaba ari kurwanira umugabo w'abandi n'umugabo musaza ukuze nimba ari bo bamugwa neza simbizi uzira umugabo burya aryoshye cyaragira ngo ngenda bivuga mbice ku ruhande agize araryoshye bamubera beza urumva ko umugabo wawe ngo yaryoshye ese ko nanizi ko umugabo ari uryoha n'abagabo bararyoha uzabibaza umugabo wamubwira ati se sheri uraryoshye cyangwa urabishye cyangwa azambwiye ngo urabishye ntabwo nzi kumva ko umugabo aryoshye simbizi waragoswe rero yarakuryoheye none ushaka umugabo niba ushaka kurya umwana na se oya umwana we nabragaga kuko ntago ndagira ibihanga byo kurya urutega cyangwa dodo Farida icy'ingenzi ubundi ngi papa wase namubwiye ati na mama wase n'ibyamusabaga kwita ku bana nkuko abisabwa kamenya inshingano ze z'urugo maze rwose akaza mukabikora ibyo ubundi mwarangiza mugakora ayo mabi yanyu iyo mirongorano yanyu ariko arabikora bwo sinzi impamvu uyu mugore ari kubihakana ni icyuko anderera abana ariko arabarera akamenya ngo umwana yariye umwana yishyuriye ishuri nanjye nkaruhuka wowe icyo ukeneye ni ukurongorwa ntabwo ukeneye ko babarera abana kuko ibyo kurya barabiba isi kurongorwa ko bikunda kubivuga cyane ntabwo nyine umutera mpamvu mbivuga nuko ari byo bituma bimuza n'abagore ari byo bintu turi kuburana ngo abagabo ngiki ngenda shaka korera abana uri kureba umuntu uri kuvuga byo gukora mu gusa kubona imyaka kurusha wowe ujye umuha rugongo yahagaze ibyo akeneye sibyo wowe ujye umuha ibyo akeneye naho njyewe ntabwo ari byo nkeneye niba wabishatse ubivuge dutahe ariko ndabishaka basi dutahe ujye ubikora witeguye ko nanjye yanaje nanjye je hari byuzangara niko ndi kwangara nta mugabo muzima mwabagora mwe muntu ka rero reka mbabwire ndi seriye mbaye n'ikinyarwanda mbabwize ukuri runo ruganda ubwo yisi nyine nicyo nshatse kuvuga iyi si turiho si ya so si ya nyuko si ya mwene wanyu isi ni konsa uzonke vuba nta mugabo batwara inzererezi sinshatse kuvuga ko papa wase ari inzererezi ariko mu gihe inzererezi zabuze iyo zijya twe tuzikena dukeneye ibizirimo zikatuzira mujya mutereka twirire muvuga iki utamwise inzererezi ni he ntabwo mwise inzererezi kandi wabisobanura wineranya n'umugabo wanjye biratandukanye nta mugabo muzima uhamye umugabo uzi ko agomba kuba umugabo mu rugo rwe n'abana be n'umugore we ugomba kwifata agata uburabwe agata amaraso ye ngasanze habara hanze nawe urabizi kuri haba vuga guta ibibondo bingana kuriya natwe turabifite ibibondo n'ubundi aho abagiye babiriye nubwo babitari byo ariko babiriye sibyo kandi umwana wese bari umwana ahubwo icyo nababwira cyo isi ni konso zonke vuba ikindi cya kabiri uri bwonka vuba pe none ikindi cya kabiri nta mugabo muzima mwabagabo mwe nta mugabo muzima umugore we agiye gusanga undi mugore hagenda mwebwe b'inzererezi mama udafite kwitekerereza muba muri baburetse muba mutazi kwifatira imyanzuro so nababwira ngo iki we mwebwe rero muntu uka ntabwo njyamana n'abagabo banyu turonjyamana nawe ngo niwe tuba twihanganiye mwandike ibyo mushaka izo nzererezi zanyu zirwa zibungera ahantu hose zibonye atansiyo sinzanzira uko Imana yandemye nico nababwira inzererezi ubwo papa wase ntarimo mama wase oya naga arimo kandi arimo kuko ibintu byose usobanuye nibyo akora udatutse umugabo utamututse ariko wishe nagaririrwa ariko wamugana nawe niba ari umuntu mukuru igihe kizagera yamujeho nk'inzererezi simbizi sibyo oya papa wase atandukanye ifitije
n'akabana banjye yataye bangana kuriya hari abiga aha ibintu bitandukanye hari abonka hari abakeneye imfashabere uyu rero ibyo avugana na kimwe namurenganyaho urumva uyishe nagaririrwa ajya agenda azerera hari azahura n'ibyo azerera nabyo urugero rwiza ni Farida ku ijambo avuze erega nanjye narubatse umva mubwire nubwo Farida namuvuze nubwo Farida namubwiye nabi ariko ngo umusaza arasara akagwa ku ijambo akakanavuza ahubwo karanyuze njyewe ikintu nasoza mbwira abantu nta n'ikindi kindi burenzeho mujya munyitiranya narubatse urugo ndabizi uwo twubakanye twabyaranye siwe tubana baburetse wica mu ijambo nanjye nabyo naguciye reka mubaza akantu gatoya umugabo wanjye yabaye reka ngusabe sibyo nta nubwo njyewe najyaga nishyiramo ko wubatse warubatse ukaba uri kubura yabanye n'umugabo ariko urake yabanye n'umugabo warubatse yarashaririye wagira ku mutatu ibyo twiga byose abana banjye bakaba bari gupfa gutya hejuru yawe uzi ko watunze urugo wubatse nanjye abanjye bari gupfa Nekunde guhengereza indobo indugira kadusoza ikiganiro umva bayi rwose mwihanga nabwiye nabi ariko mujye mwiga kubaza abagabanye icyo bakeneye nubwo tubabaza nibanyurwe hagenda umugabo w'inzereze na mugabo muzima agenda nuko mbisoje kandi ngewe